Turabasuhuje abakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Mugisha TV, baba dukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu, by'umwihariko aba diaspora, bahaye ikaze, amahoro y'Imana abane namwe. Umuhanzi wo muri Uganda Bebe Cool yashyize hanze ubutumwa bushinja Mutesi Jolly Miss Rwanda 2016 kumwambura amafaranga biciye mu buriganya, nubwo uyu mukobwa yahise ahakana aya makuru avuga ko hari umuntu wamwitiriye kuri interineti. Cool yavuze ko afite ibimenyetso byinshi bishobora kugaragaza uruhare rwa Jolly Mutesi muri ibyo bikorwa, ndetse ko azi n'abandi bantu benshi bavuga ko bahuye n'ubwo buriganya. Yakomeje avuga ko hari umuntu uri muri Uganda ukoreshwa mu kwakira amafaranga, ndetse ko yizeye ko ukuri kuzajya ahagaragara. Ati mfite amakuru menshi kurusha uko ubitekereza ku bikorwa byawe n'inshuti yawe. Ikibabaje ni uko nzi n'abandi bantu mwakozeho ibi. Ikintu cyamfashije kukumenya ni uko wahuye imbonankubone n'umwe mu bahohotewe. Yongeyeho ko impamvu yahisemo kuvuga ibyabaye ari ukugira ngo arengere isura y'u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo. Mu bundi butumwa, Bebe Cool yasangije abakoresha X nimero ya telefone avuga ko ifitanye isano na Mutesi Jolly, anatangaza ko yari agiye gutangira gushyira hanze amashusho y'ibiganiro cyangwa screenshot by'ibimenyetso afite. Nyuma y'ubutumwa bwa Bebe Cool, Jolly Mutesi yahise ashyira hanze itangazo avuga ko hari umuntu wamwitiriye. Yagize ati nemeye ko hari umuntu wafunguye konti mpimbano akiyitirira izina ryanjye rya Kansalira Jolly. Bajwe nuko bamwe mu bantu banjye baguye muri uwo mutego. Ndabasaba kwitondera ubutumwa buturuka kuri konti zitagenzuwe. Mu gusubiza Bebe Cool by'umwihariko, Jolly yamusabye kujya abanza gukora igenzura mbere yo gushinja abantu mu ruhame. Yagize ati wiriwe Bebe Cool, mbanje kukwihanganisha ko wahuye n'uburiganya bw'umuntu wanyitiriye, ariko ubutaha ujye ubanza gukoresha ubushobozi no kugenzura amakuru mbere yo gushinja abantu mu mazina yabo. Nk'umuntu uzwi mu ruhame wari ukwiye kubanza kumenya neza ibyo uvuga. Kugeza ubu nta bimenyetso birambuye Bebe Cool arashyira hanze bishimangira ibyo arega Jolly Mutesi, mu gihe uyu nawe akomeje gushimangira ko ari igitambo cy'uwamwitiriye kuri interineti. Mushimiye abakurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ndabashimiye.